gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo atunezeze twese mu bice byose duherereyemo kandi buri wese abone imbaraga zo kumufasha gukomeza urugendo. Ntabwo biba byoroshye, urugendo ntabwo ruba rworoshye mu buzima bwa buri munsi. Ibiduca intege ni byinshi, bitumaramo imbaraga ni byinshi, uburwayi, ibibazo by'ubuzima ni byinshi, ariko Kristo aratuneshereza muri byose. Aho uherereye rero, Yesu akunezeze, akwiteho kandi agukorere ibituma urushaho kongera gusubizwamo imbaraga. Reka rero dusenga Imana, dushimire Imana ko turamutse amahoro kandi tunezeranwe nayo mu ijambo ry'Imana. Mwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje, turakunezerewe kuri umubyeyi wacu kandi dukunda twitaye ibihe byose wahabwa icyubahiro. Muri iki gitondo duciye bugufi kugira ngo tugirirwe neza nawe, imbabazi n'umurava byawe bitubeho, tugendane nawe duciye bugufi kandi tukwiringira. Uganze imitima yacu yigarurire, ubwiza bwawe buganze, tubone ibyiza bituruka mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Baye ikaze mu kiganiro Matemo dusome ijambo ry'Imana rigufi kugira ngo tugendane naryo, rituyobore kandi ritubere inkomezi. Igitondo cyiza rero mwese mudukurikira, aho mudukurikira muri hose, mwaba muri hafi hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri hanze y'igihugu. Umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubagirira neza, abiteho kandi abaremere bituma imitima yanyu igubwa neza. Uyu munsi turasoma Zaburi 138, Zaburi igice cy'138, ntabwo ari Zaburi ndende, ndayisoma yose hanyuma ndakora commentary ntoya. Ndagushimisha umutima wose imbere y'ibigirwamana, ndakuririmbira ishimwe, ndasenga nerekeye urusengero rwawe rwera. Shimira izina ryawe, imbabazi zawe n'umurava wawe, kuko washyirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza, ngo rirute iby'izina ryawe ryose ryatwiringije. Umunsi nagutakiyeho waransubije, mpumurisha guha umutima wanjye imbaraga. Uwiteka, abami bo mu isi bose bazagushima kuko bumvise amagambo yo mu kanwa kawe, ni koko bazaririmba inzira z'Uwiteka. Kuko icyubahiro cy'Uwiteka ari cyinshi. Kuko nubwo Uwiteka akomeye yita ku bicisha bugufi n'aboroheje, ariko abibone abamenyera kure. Nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago uzanzura, uzaramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi banjye, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzankiza. Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose, Uwiteka imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, ntureke imirimo y'intoki zawe. Tugiye gukora meditation ntoya kuri iri jambo, navuga ijambo ryiza cyane, ndibwira ko ni Zaburi ya Dawidi. Arimo aririmba ishimwe ry'umutima we, aririmba imirimo n'ibitangaza Kristo yamukoreye, akavuga ngo nubwo ndi hagati y'ibigirwamana, nubwo ndi hagati y'abantu batagukunda, nubwo ndi hagati y'abantu batemera Imana, nubwo ndi hagati y'ibintu bintoteza, bisa nkaho binkamuramo imbaraga, ariko Uwiteka ngo ndasenga nerekeye urusengero rwawe. Mwene data, iyi Zaburi muri iki gitondo iratubwira uburyo ki dukwiye kwiringira Imana, kuyikorera ndetse no gukomeza tugwiza imbaraga mu buzima bwacu, n'igihe ibyo turi kunyuramo bya buri munsi bigoranye, n'igihe aho dutuye hari abantu batatwifuriza ibyiza, no mu gihe aho dukorera hari abatabona ibintu kimwe natwe bigatuma bashobora no kubitwangira, no mu gihe abo dukorana umurimo w'Imana batadukunda cyangwa se batatwemera. Tugomba gukomeza gukorera Imana, ngo turasenga ngo twerekeye urusengero rwera, ngo kandi ngo ntabwo biri bumbuze na gatoya kuririmba ishimwe ry'Imana. Ari igihe abantu bamwe bagira mu bibazo bikomeye, ugasanga gushima Imana bisa nkaho byagabanutse, banamutse, hari namwe bavuga ngo gusenga byananiye, ariko usaba Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu bihe bikomeye waba urimo cyangwa se wanyuramo igihe icyo ari cyo cyose, ujye usaba Imana kugira ngo ikomeze kuguha imbaraga zo gusenga no kuzamura ijwi no kwerekeza amaso yawe ku rusengero rwera rw'Imana, kandi usaba Imana kugira ngo ikomeze iguhumurize mu bihe by'ubuzima unyuramo, kubera ko ubuzima bwacu bwose bushingiye kuri Kristo, ubuzima bwacu bwose bushingiye ku kumenya Kristo. Kuko uwanditse iyi Zaburi aravuga ngo naragutakiye uransubiza. Haleluya, naragutakiye uransubiza. Izo nashomaga hari post ya umupasitori nkurikira yahoze
avuga amagambo akomeye cyane, aravuga ngo amasengesho yose dusenga yose Uwiteka arayumva. Amasengesho yose dusenga Uwiteka arayumva. Haleluya. Niba rero amasengesho dusenga yose Uwiteka ayumva, kubera iki wumva ko bidakunda? Kubera iki wumva ko bidashoboka? Kubera iki wumva ko Uwiteka yakwibagiwe kandi akigukunda kandi akikwitayeho kandi akifuza ko kukubona unezerewe uguwe neza? Subiza ayitayeho kandi ntabwo dukwiye gucika intege. Umupasiteri aravuga ati na yandi wasenze wowe ukumva ntabwo uyashyizemo imbaraga, ngo Kristo arayumva, Kristo ayatega amatwi. Kandi koko niko bimeze. Ntitugacike intege. Y'amasengesho magufi dusenga turi mu modoka tugenda, twicaye mu modoka, turi mu biro, mu hantu dukorera, turi mu kazi, mu turimo twa buri munsi two mu rugo, ugendagenda mu nzira, muri karitsiye, amasengesho ugenda usenga uyasengera umutima, ayo nayo Kristo arayumva. Ayo nayo Kristo arayumva. Iyo tumaze kumva ko amasengesho yacu Kristo ayumva, birushaho kuvuga ngo noneho ubwo dusenge ubudasiba. Ku ijambo ry'Imana tubwira ngo nuko rero priez sans cesse, musenge ubudasiba. Pray without ceasing. Ku ijambo ry'icyongereza rivuga ngo dusenge ubudasiba. Ku gusenga ubudasiba rero niko kwerekeza amaso yawe ku rusengero rw'Imana rwera, niyo waba uri hagati y'ibigirwamana, nubwo waba uri hagati y'ibintu bikugose bishaka kunyunyuza, bishaka guheza umwuka, bishaka gukinagaza, bishaka gusubiza hasi, uravuga ngo jyewe nzakomeza gusenga kandi nzakomeza gusenga nerekeye urusengero rwera. Yarakomeje aravuga ngo icyubahiro cy'Uwiteka ngo ni cyinshi cyane. Icyubahiro cy'Uwiteka ngo ni cyinshi cyane, kuko nubwo Uwiteka akomeye ngo yita kubicisha bugufi n'aboroheje, ngo ariko ngo abibone ngo azabamenyera kure. Uwiteka yita kubicisha bugufi ndetse n'aboroheje. Ni ijambo rikomeye cyane. Uwiteka yita kubicisha bugufi n'aboroheje. Isengesho ry'umuntu wicisha bugufi Uwiteka araryumva, akaryakira kandi akarisubiza, ariko ngo abibone abamenyera kure. Umurongo wa 7, abana nashaka kugira ngo tunagume iminota mikeya, uravuga ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago, usa nk'uwa mbere twasomye, nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago uzanzura. Haleluya. Hari igihe umuntu aba ari hagati y'amakuba n'ibyago ameze nk'umuntu wapfuye, ameze nk'umuntu udafite ubuzima, ameze nk'uwacanganyikiwe. Zira mwari mwabona abantu rimwe na rimwe bagenda bivugana, ukabona ibibazo byamurenze, ukabona hari asa nk'aho yageze mu yindi si, asa nk'aho yageze mu gihe adashobora gukontorora amarangamutima n'ibitekerezo bye ngo bijye ku murongo neza. Icyo gihe burya mu marangamutima cyangwa se mu bitekerezo usa nk'aho warangije gupfa, kubera ko usa nk'aho utagikontorora ibijyanye n'ubuzima bwawe, kubera ko imbaraga zigukikije, zikurwanya, zikununuza, zigukinagaza ni nyinshi, zisa nk'aho zakumazemo imbaraga kugira ngo ubashe guhangana n'ubuzima kandi ukomeze kugenda ugifite ubuzima bwiza bwo mu mitekerereze no mu marangamutima. Aho rero niho uwanditse Zaburi avuga ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago ariko uzanzura. Ndasenga muri iki gitondo kugira ngo wowe nkurikiye mu kiganiro Matin, niba aribyo ukeneye ko Yesu azura, asubizamo imbaraga mu buzima bwawe, usobe ufatanya nanjye gusenga dusoza ikiganiro Matin, usabe umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo akuzure, agusubizemo imbaraga, agusubizemo ibyiringiro, aguha andi mavuta yo guhamya no gukora ibituma izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Hanyuma azarambura ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi bawe, kandi ukuboko kwawe kw'iburyo kuzaza gukize wowe ukurikiye ikiganiro Matin. Ukuboko kw'Imana kuzaza kugukize ibibazo uhura nabyo mu buzima bya buri munsi, ibibazo bigukomereye muri iyi minsi urimo usengera, ubwira Uwiteka, ubwira uti mwami wanjye ngwino unkize ndagukeneye. Ubwira muri iki gitondo ngo mwami wanjye ngwino ndagukeneye, ngwino unkize ibibazo bijyanye n'amadeni mfite menshi, ngwino unkize ibibazo bijyanye n'uburwayi buri muri famiye, ngwino unkize ibibazo bijyanye n'abantu tutumvikana mu kazi, ngwino unkize, ngwino undemere, ngwino unzure, ngwino unkize mu marangamutima yanjye ndumva ntameze neza, ngwino unkize mu byumviro byanjye ndumva ntameze neza, ngwino unkize, ngwino unkize, ngwino unkize. Haleluya. Hanyuma Uwiteka nawe azagukiza, azakurinda kandi azakubera ingabo igukingira
mu buzima bwose unyuramo buri munsi. Nubwo ngo waba ugoswe n'amakuba, ngo ariko ngo Uwiteka azakuzura. Nubwo waba ugoswe ngo n'ibigirwamana, ngo ariko ngo uzerekeze amaso yawe ku rusengero rw'Imana. Ufatanye nanjye gusenga muri iki gitondo, wature uguti Mwami ndagukeneye, ngwino unzure, ngwino uzure ibyanjye, ngwino usubizemo imbaraga, ngwino unyeze, ngwino mpumurize, ngwino wite kuri jyewe n'umuryango wanjye n'ibyanjye byose, ngwino umfate ukuboko ndagukeneye. Ncitse intege ariko nzi ko ufite imbaraga. Ufata ukuboko ungirisha ukuboko kwawe kw'iburyo, unyongereye imbaraga, kandi nciye bugufi ndoroheje umutima kugira ngo ubone aho ukorera. Umwami wacu Yesu Kristo urakunezeze, kandi ijambo ry'Imana rikubere inkomezi, riguhumurize, rikugeze ku gukiranuka kuzuye. Reka dusenge. Mwami Yesu turagushima cyane kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha, duciye bugufi, dusa nk'abagoswe n'ibyago n'amakuba, dusa nk'abari hagati y'ibigirwamana bitagukorera. Turakunze kugira ngo wowe Data uze tuzure, tudusubizemo imbaraga, uze utwigishe, uze udukomereze mu mbaraga n'ubushobozi bwawe. Utubature rero, dukomereze mu mbaraga zawe, kandi umuntu uzi udukurikiye ufite ikibazo kimuhangayikisha amaze igihe asengera, Data umanukire kumutabara no kumugirira neza. Abone umugisha wawe, abone kugira neza kwawe, abone gukora kwawe. Imbaraga yawe itwarire muri twebwe, tubone ibyiringiro by'ubuzima, kandi tuneshe ibyatuneshaga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ugendane na Yesu Kristo mu